Fisto. Ndakumva. Uyu rero niwe Fabio niwe nakubwiraga. Fabio. Uyu yitwa Fisto. Turakorana. Fabio. Nyine nkuko Chips abikubwiye, njye nitwa Fisto. Hari diro ndi gukorana na Chips irimo amafaranga menshi. Amafaranga menshi ahagije. Iyo diro ndi kuyikorana na Chips hamwe n'abandi bantu bakeya. Ariko twari dukeneye umuntu udufasha wundi. Sinzi nimba wabyemera tugafashanya rero. Cyaterwa n'icyo mushaka ko mbafasha. Mbaye nagishobora nagikora kuko nkeneye amafaranga. Ndabyumva nta muntu udakenera amafaranga. Ariko se hari impamvu waba ufite yihariye runaka tumashaka? Sinzi impamvu nimba wayita ko yihariye, ariko icyo nzi nuko nkeneye amafaranga. Wambwira iyo mpamvu se nimba ntakuboye? Yego. Hashize igihe gito mbaye imfubyi. Iwacu twari dufite umuryango mwiza. Nabanaga na papa na mama na musaza wanjye. Mu by'ukuri pe ntabwo twari dukize kuko twanakodeshaga n'inzu, ariko nta kintu umuryango wanjye wari ubaye. Twaje kugira ikibazo, papa arwara kanseri yo mu mutwe, maze dutangira guhura n'ibibazo. Tubura amafaranga yo kumwishyurira nkajya kwa muganga, bigera naho tugurisha amasambu yacu kugira ngo tubashe kumujyana kwa muganga. Dukomeza kurwana nabyo n'amafaranga yadushirana, bigera naho umusaza wanjye ava mu ishuri kugira ngo ajye gushaka amafaranga kugira ngo tuvuze papa. Twakomeje kubaho muri ubwo buzima, noneho dutangira kubura amafaranga yo kwishyura inzu. Hashize amezi menshi nyiri amazu atangira gushaka kutwirukana, ahitamo kuvuga ngo ajya aryamana nanjye aba ari bwo buryo mwishyuramo. Noneho nkomeza kumubera ibamba nkajya nanga. Bigeze aho ngaho n'ababyeyi banjye babonye nta kundi babigenza, baravuga ngo ngende nemere ndyamane nawe. Ariko ntabwo nigeze mbyemera, nakomeje kubyanga. Papa yaje kwitaba Imana, tuba muri ibyo bibazo byose. Noneho bigeze aho ngaho na mama ko yakunanirwa kwakira ibyabaye, maze Fabio ihangane. Ihangane birahagije ibyumbwiye pe. Ihangane. Okay, ubwo ngubwo reka nkubwire gahunda ukuntu zimeze urambwira nimba wakemera gufatanya natwe. Inyenyeri 3 harimo iki ubwira ngo twe tuba twarageze muri digital, uri muri analogue, uraho kushije ubwanwa gusa kukananwa. Oki kushije ubwanwa ibyanwa gusa kukananwa, nuzi ibintu biba bigezwe. Inyenyeri 3 kabisa. Ako mwana nkubaze, nduzava hano ryari kinde giwanyu mvanganja yese nugiwanyu nyine kwa nyoko naso. Nese mama Boaza ni nyoko cyangwa papa Boaza ni so? Ujye kwamira hangaha. Umva mubwire Rufuku, urumva genza avanga ari icyo nshaka maze kukigeraho. Cyo ushaka? Yego. Icyo ushaka nago nkizi. Si ushaka kuva hano urara uho maze kubyimba, umaze kubyibuha kubera amafiriti ya mabuja, urumva nsigaye mbona banaguhamo na ka mayoneze. Wowe warabyibushye mwana, wowe ushaka kuzava hano ubyibushye ndabizi. Nta mafiriti n'inyama bya boss na mabuja. Ariko hari ikintu nibutse. Hari ikindi cya kabiri gituma uzava hano ukibonye. Ukuzava hano warabaye inzobe, wisiga amavuta meza ya mabuja. Kuba inzobe nkuko nawe uri inzobe. Ndi inzobe nyine. Nenda sana. Basa nawe ra.
ugomba kuva hano ukagenda urumva kuko papa Bowaze azakwirukana. ahubwo uvuze papa Bowaze. Papa Bowaze aba wamubonye ko narabasha kumubona. Nta n'uwuzi ntabwo uramubona. Ntabwo ndamubona. Kanyesu ntawuzi nushake kuzirwa ariko ushaka kumubona ntuzamubona kubera siki yahita kwirukana direct. Nushake kuzirwa ushaka kumubona umva numubona uzamenye kusezeye hano uhita ufata ibikapu byawe uhita unacaho kuko numubona uzahita utaha uzakwirukana. ahubwo mbwira niba hari ngiye kumureba vanibyaho. Ujye kumureba harahari ariko reka nkubwire niba ushaka kujya kumureba ubwo umenye ko urahita utaha ugasezera ku mafiriti ya mabuja ubwo umaze kuyarengwa ugasezera ku nyama ya mabuja umaze kurengwa ubwo nakumvisha umaze kubyimba. Sawa rero niba ushaka kujya kumureba ubwo umurebe uhita ufata n'ibaga yawe kuko arahita kwirukana uhita uca uramaze guhaga nakumvise. Genda sha. Sawa bye n'igikapu kijyane. Sawa. Fabio, ibyo bintu Fiston rero akubwiye ubyiteho neza ntuzane mu bwana kandi wabyumvishe ko harimo agatubutse. Ikindi ntakubwiye igihe cyose uzajya uhura n'ibibazo by'amafaranga mu gihe tukiri muri ino diru itaracamo uzajya umbwira nzajya mbigukemura nta kibazo. Nta kibazo ndabyemeye. Noneho ngiye gushaka ukuntu nguza na pilote akubwire byinshi birenze ku byo nkubwiye. Pilote ni nde? Pilote ni umuntu usa nkaho akuriye ino gahunda yacu no plan yacu. Chipu mujyana umwereka aho Bowaze ari aba muriho ngiye kureba Rwema muhe gasupa atazatuvamo. Nta kibazo. Mwiriwe. Wiriwe. Biteze. Ni byiza. Bashaka iki? Nirufuko yarambwiye ngo papa Bowaze arahari. Nashaka kuza kumusuza akamenya ko mari tutazahora nko muri sara akagira ngo ndi nkibanda akankubita umutego nkakukamo nk'amenyo nk'abiri. Ariko Kanyesu arenda gukubita imitego akagukura amenyo mwaba mufiki. Nyine kubera ko yaba ari ubwa mbere ambonye yanyitiranya nk'igisambo kiri mu nzu. Arya ntago murabonana kuva yaza? Ntabwo twari twabonana. Oh la la. N'ubu ntabwo ahari rero yagiye ku kazi. Ariko nataha ndakora uko bishoboka muhora kumenya. Akundi Kanyesu urinda wikeka ngo akakwitiranya n'igisambo. Urwo rwikeka ufite ubundi wagiye wambara neza. Ntabwo nakugura imyenda. Wagiye witaho ugasa neza. Ukareka kwikeka ngo amabandi ngimba gukubisa imigere ngo ndaza kuyambara mama Bowa. Sawa murakoze. Sawa. Mwiriwe. Muri bande ko tutabamenye? Twe turi abashinzwe imiturire muri uyu murenge. Hari ibarura twaba turi gukora. Mwatwemerera mukaduha akanya tukababaza ibibazo bikeya. Ni karibu. Murakaze.
Mayi we! Mayi! 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 Kose Kara ko bidasanzwe nsaba umwanya ungana gutya ngo tuganire bite? ni maba nashaka kugushimira maba ni ukuri warakoze pe wambereye umubyeyi mwiza nageretseho kugukorera amakosa urayambabarira ntiwabyitaho noneho ujya no kunsaba mu rugo ngo nze tubane ni ukuri warakoze pe ntacyo mbona nakwitura. Karabo umwana wanjye narakubabariye rwose nta kibazo narakubabariye ikindi kandi nawe warakoze wambereye umwana nta kibazo pe. gusa nyine mama byari ngombwa ko ngushimira ko nashakaga no kugusezera. ngo kunsezera? Yego. Kara urashaka gutaha? mama kuba hano ntitwa umukozi nta papa Boaz arahari nyine birangora pe. gusa nyine ndashaka kujya mu rugo hashize iminsi myinshi nawe urabibona ntago nyine muri make ntago mperukayo ndashaka gutaha. Kara ugiye gutaha? Yego. Uzagenda ryari? Mbabarire gusa nyine nari napanze ko nzagenda ejo nabwiye no mu rugo. Ngo ejo? Ese ko ugiye vuba? nyine namajije kubibwira mu rugo. Ntakundi witegura uzagende nta kibazo. Urakoze. Papa, ndabizi neza ko nawe uri hose uri kwicuza ibyo wakoze. Gusa icyo ntaramenya neza sinzi niba nzabasha kukubabarira. Gusa basi aho tuzahurira hose uzambabarire wemere ko ndi amaraso yawe maze mbonereho nkubaze ibyo wadukoreye ugaterana amaraso yawe papa. Allo? umva Pero urakenewe nonaha hari umuntu mushya twunguka tugiye kujya udufasha kwita kuri Boaz ndumva rero waza ukamuha amabwiriza ikindi kandi nanjye hari ibyo nkeneye ko tuganira. Okay, sawa nta kibazo Fisto. Nzi nshaka ukuntu mbageraho. Jikwe, wamubonye uyu mukobwa se? Yitwa Fabiola. Niwe ugiye kuba yita kuri Boaz. Aha wikaze. Fabio. Bamwita Jikwe. Nawe ari mu bagize timu yacu. Fabio, dore nguri umwana ugiye kuzaza witaho. Uzaza umugaburira na mukura amasuka aho biri ngombwa. Ese ntuzabishobora? Nzagerageza. Fisto ari he? Fisto nawe uhari. Tutandukanye ambwira ko agiye kureba Rwema. Nitwa Pilote.
nanjye nitwa Fabiola. Fabiola, uri umwe mu bantu binjiye muri groupe yacu bitakugoye, ariko ndagira ngo mumenyeshe ko nuramuka ugerageje kutugambanira no gupfa uzapfa. ase Piro ntabwo uri butumenye isura yawe none aha ngaha. None aha ntabwo ari ngombwa jikwe. Allo Fisto, uri he? Umva Piro, ngwino duhurire muri yanzira iva kwa Rwema. Ndashaka ko tubanza tukaganira twenyine. Okay, sawa. Fabio. Ukira akazi keza? Koze. Uraje turapfuye baradufunze turapfuye karabaye byagenze bite se yapfuye kuki babahungu baje mama Debora yapfuye baratwicanye ceceka atagira umuntu byumva ese kumuna nta kintu nyine ceceka atagira umuturanyi byumva urumva ibyo bintu ari byo amatoranye bakagombye kumva wowe yapfuye ceceka tujye mu nzu tubivuganire yo vayo se ubu kugeza kuri ubu muntu cyitwara nk'abana ngiye nitwara nk'abana cyane urasakuza ntuzi ahantu uri ntuzi ibyo uri kuvuga urapfa kuvuga gusa tu wa mugabo sinzi cyakumaza ubwoba ndi kukubwira ngo umuntu yapfuye bafasha abicanyura bohereza ngo bajye gushimuta barangije barica nakubwiye ngo cisha make ntabwo ugena cisha make umuntu yapfuye none se nimba bamwishogira ngo bigende bite natwe baradufunga uragira ngo umigenzere baradufunga ntabwo turi bumuzure nimba bagomba no kudufunga baradufunga ntabwo ari ngombwa gusakuza ahantu hose ngo wihere rubanda abantu bose bakumve shaka uko muri ibibazo wateje please itonde umbwire uko byagenze gute umva ukuntu byagenze we umaze kubona abatumye uri hehe ntabwo tuzanye mabusha abacitate se ntabwo ducize none ari he turamwishe mumugize mute muramwishe ngaho nimumbwira mumwishe mute twagezeyo dushaka kumufata ariko yasasimbukira mugenzi wanjye baramufasha baragundagurana nawe nta kundi byakugenda yamurasha twitabara yapfuye burundu nk'ibintu bakoze nyumvira sheri turakora iki ndumva ibintu bigenda birushaho kuba bibi barabahungu badutengushye cyane ibaze noneho baramutse babafashe bakavuga ko ari twe twabatumye byagenda bite ati bafashe umupango mu boko ushimuta abantu iyo tukagurisha amazu tugashaka amafaranga bakamuduha cyangwa se tukabishyiramo polisi katugarurira umwana urangije ngo nibajye gushimuta umuntu w'abandi ariko njye hari ikintu cyawe kigiye kinyobera buri gihe bigeze ahantu hahinamiranye birukomeye uranyitakana ngo ni njyewe umugambi twawucuze twembi tujya inama twembi turi kubyumvikanaho none ibintu bigeze ahakomeye ngo ni wowe ngo ni iki ibyo bintu ni ibiki none uragira ngo tubigenze dute dukora iki bamwishe nyine ko bamwishe ese ko numva uri kumbwira nk'aho ari njyewe icyo nkeneye n'umwana wanjye ahubwo wowe dore ikintu tugomba gukora ni kimwe turi kumvikana
tugiye gufata gahunda yo kugurisha amazu. Tumara kugurisha amazu tubona amafaranga yo gutanga, tubona umwana wacu. Nkuko bimeze. Kugurisha amazu iyo bikora mbere yose se ni ibintu byoroshye cyane. Amazu turayagurisha cyangwa ntabwo tuyagurisha. Piro mvuye kwa Rwema, nsanzeho polisi n'abantu benshi, bamwe bari no kurira kandi Rwema ntari mu rugo. Ubwo urumva icyo bishatse kuvuga? Shaka kuvuga siko Madebora yapfuye? Yego kandi yishwe. Nese ibyo ngibyo bihuriye natwe Fisto? Piro hari icyo bishatse kuvuga? Ikiza. Rwema urumva yagiye gushaka umuntu wishe nyina, kandi turi mu bantu ari bukeke. Ubwo urumva rero ko tugomba kwirinda. Nadakeka twe arakeka mama Boaz. Urumva se nakeka mama Boaz atari buze kwihorera akica Boaz kubera azi ko tumufite. Okay. Bwira Chips agendere kure cyane ya Rwema. Ikindi kandi ubwire GK akaza umutekano kuri Boaz ndetse na Fabio uri kumwitaho. Nawe kandi wirinde. Nanjye aricyo ngiye gukora kidasanzwe kigomba gutuma tubona ibyacu vuba. Ugiye gukora iki Piro?